muri iyi si turimo iyo hari ikimana igufiteho rwose hari igihe nta muntu wagira icyo agutwara niyo yaba yakwifuzaho ikintu kibi muri ubu buzima kuko ibintu byose byaba biri uko isi yose yakugenza n'uko waba umeze uko ariko kose hari igihe Imana iba igufiteho umugambi wawe kandi ujye witondera igihe icyo ari cyo cyose ubona yuko ikintu cyawe cyangwa ikintu cy'umuntu ukwiye kukimunyaga bitewe n'ikibazo agize gute afite. Ukurikije iyi nkuru turi kubona hano uyu muhungu ntabwo yashakaga kugira neza uyu mama ariko kubw'uko abonye ukuntu ababaye aje kugira kumugirira nabi. Nawe rero muri ubu buzima ujye witonda hari igihe ukuri ariko Imana yaguhaye kandi ishobora kugufashishirizamo ubuzima bwawe bwose bukaba bwahinduka kandi bukaba bwaba ubuzima bwiza. Buri muntu wese muri ino si turi kumwe mu rugendo rugari rugoye kandi buri wese nzi neza yuko ugomba kwihanganira ibibazo ahura nabyo. Ino si turimo ni isi y'agahinda, ni isi y'imibabaro. Amugiriye neza aramuhaye Imana ihabwe icyubahiro. Ariko kuko buri wese atifuza ibyiza byaba ku bandi urebe uwo mugabo nawe uyu nawe yabonye ibimubayeho ko agiriwe neza kubera ko ari impumyi yifuza kuba yanamucuza n'utwo bamuhaye. Komeza ukurikirane ino nkuru kandi nuza gusoza ino nkuru ukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Niyo nkunga nkuru ikomeye. Murakoze bakunzi ba Win TV. Iteka n'iteka uhore uzirikana ineza kandi uhore ugira neza kuko nawe ubwawe suzuza ikugire. Uyu muntu akijijwe n'umuntu w'Imana wigendera. Murakoze.